nisha amategeko agenga umurimo ariko kwica naganya byaturutseho yego nagiye mu mahanga yego muri Tanzania yego ibyangombwa byanjye baravyiba mbura uko ntaha akazi narakereho iminsi 5 kandi ukireho iminsi 5 uba warisha akazi yego teacher wabaye teacher koko cyangwa barakubeshyera nabaye teacher baye teacher obita kuri GS Kanombe hano hirya Kanombe aho bita mu Kajagari munsi y'ibitaro bya gisirikare munsi ya Morgue ku bitaro bya gisirikare none se kuki mbona usa gutya ubu ukora iki ubu ngubu nkora fucking job yose naba mbonye kugira ngo mbeho ndabona najya ngo uri umukarani cyangwa se uri iki aka kanya nta kazi mfite kanya ubayeho ute mbayeho nabi nta kintu mfite kurya ni starago kubona aho kuryama ni starago kubona icyo kwambara ni starago n'ubuzima buncaririye muri makeya nimba nkoreye 1000 nsevinge turuwasa usevinge turuwasa ndebe ko nazagera ubu sumaze kwizigamira ngahe mu gutuna umucanga ntago birenze 6,000 mfite kwisevingira mana y'ifinijo ntabeshye sinyengire emotion ariko bavuze ngo hari teacher ndeba teacher usa gutya wambaye bodaboda zacitse wambaye imyenda isa n'itaka agahenda karanyica ndabantu uriya mugabo byanze kunze ngomba kuganira nawe ariko teacher muri Imana iracyahari sibyo yego isaha n'ise Imana yaguhindura ubuzima sibyo nese ndibaza nk'uwo mwana wabaye hate ujye kumureba ese ubundi umugore ajyanywe n'ubukene cyangwa cyamujyanye mu mudamu yajyanywe no ku urugo rwari rwatewe n'ubukene hari wa mugani abanyarwanda baca ngo ari igihe ubukene bwuri ruburiri nawe bwarakuriranye nuko bwanywe hari abagiye gukomanga bakugukingurira byagenze bite watanze ikiganiro neza cyangwa twaganiriye neza ubu se wajya koko kukigusa gutya muri make uritinya wajya ngo nditinya wajya kukigusa gutya mana yanjye utinya wundi mwene afite ku buryo wakwambara ukavuga ati ndiyogoshesheje nambereze ngiye gusaba akazi ntawo mfite nuko umeze tuvuge nk'ahantu mwiganye abana wigishije bakubonye umva ubaye ute nk'abana wigishije iyo bakucyabara mwakoranye iyo bakubonye wowe bifata ute numva nshaririwe kandi ujye ubabona numva njya mbabona ariko numva nshaririwe nkanabihisho reka twongeye tubaye ikaze kuri True Voice TV Rwanda rero uyu munsi twasuye ahantu bita ku kagari ka Musave ko hasanze umugabo bamwita teacher rero twifuje kumenya teacher umeze gutyo usa gutya twifuje izina ryitwa teacher kandi usa gutyo twifuje kuganira nawe teacher ngaho tangira wibwiye abanyarwanda nitwa Ndagijimana Jean Michel mvuka mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Rongi navutse mu 1990 amashuri abanza nayize kuri école primaire do Kadehero amashuri yisumbuye icyiciro rusange turokomeye na Kiza bita muri Nyakabanda icyiciro cya kabiri advance level nayize kuri groupe scolaire Burera Abana ni mu karere ka Muhanga mu karere ka Muhanga bita mu misozi ya Ndiza none se gende ndibaza teacher wabaye teacher koko cyangwa barakubeshyera nabaye teacher baye teacher obita kuri GS Kanombe hano hirya Kanombe aho bita mu Kajagari munsi y'ibitaro bya gisirikare munsi ya Morgue ku bitaro bya gisirikare none se kuki mbona usa gutya ubu ukora iki ubu ngubu nkora fucking job yose naba mbonye kugira ngo mbeho naje kuva ku kazi bidatewe n'impamvu zanjye cyangwa nabara bitewe n'impamvu zanjye nako nabisobanura mu ngeri ebyiri yego impamvu ari impamvu zanjye nisha amategeko agenga umurimo
kandi nari nyazi ariko kwica ntabwo byaturutseho. yego nagiye mu mahanga yego muri Tanzania, yego ibyangombwa byanjye barabyiba, mbura uko ntaha akazi, narakereweho iminsi 5 kandi ukerewe iminsi 5 uba warisha akazi. yego ubwo ku kazi bahise bakwirukana byagenze gute? Ku kazi baranyirukanye. Nese wagiye muri Tanzania utafite konje? Hari mu kiruhuko, ariko noneho ikiruhuko gutangira bigera ibyangombwa narabitaye mbura ukonza. Ntaye nabona ibindi, byabaye ngombwa ariko ntegereza ibindi. Utegereza ibindi. Ubwo se uwo muyobozi w'ikigo ntakugiye kuvuga ati ukumbuye ko byagenze? Oya, itegeko rirahari rivuga ko umwarimu sitati y'abarimu yihariye, umwarimu utaye akazi iminsi 5 ikurikirana yirukanwa nta mpamvu. Muri make warirukanwa. Umaze kwirukanwa rero ko mbona umeze ndabona wagira ngo uri umukarani cyangwa se uri iki? Aka kanya nta kazi mfite. Aha kanya ubayeho ute? Mbayeho nabi, nta kintu mfite. Kurya ni starago, kubona aho kuryama ni starago, kubona icyo kwambara ni starago. Ni ubuzima buncaririye muri makeya. Ngere ikintu cyantunguye ngeze aha ngaha, bambwiye ngo hano hari umuntu witwa Tica wigishije hano i Kanombe, none udafite n'ahantu arara ku ikarito ku rubaraza rw'abantu. Icyo kintu cyantunguye, nibaza nese iyo myaka wakoze, ese wigishije imyaka ingahe? Iyo myaka nakoze nigishije imyaka igera muri 4. Imyaka igeze muri 4. Ku buryo uhita wisanga uri gutunda umucanga? Hari uwo twabanaga, uwo nakwita nk'umufasha wanjye. Yego. Ibyashobokaga, ibyo twari twarabashije kugeraho, twari dufitanyije ibintu bitari byinshi, ariko yego yabashije kubijyana hamwe n'umwana, bituma nsigara ndi mu ubuzima. Wowe ufite umugore n'umwana? Mfite umugore n'umwana. Hanyuma umugore abonye ko akazi gahagaze, nawe biba ngombwa ko ansiga. Ubwo si byaguteye turoma ukisanga muri ibi ngibi? Ntago namenya nimba ari byo, ni impamvu nuko nta kazi mfite, birashoboka. Ntago nzi impamvu, buriya ntago hagiye umuntu, buriya niyo mpamvu abantu babajyanama batanga caring, bakayaringa abantu, urumva. Ubu wasakiye kitari cyagera. Kitari cyagera. Mbona uwo nkayaringa wenda ngaruke mu nzira iboneye. Munzi iboneye. Nese kutigeze uvuga ati wishyiremo imbaraga ushaka kandi kazi, nimba i Kanombe bakwirukanye mu kazi mu byo kwigisha, kutavuye akajya ushaka kandi kazi, ubuzima bukomeze. Diplome ntuyifite? Ndayifite. Urayifite, urayiryamanye? Ndayifite, nize history, economics and geography, mfite na training muri education, aho nshobora kuba nzi ku bintu bya psychology, inclusive education, pedagogy. Izo training nazibonyeho. Ubwo se ndibaza ufite ibintu byinshi wanyuzemo, byinshi wize, uri umuhanga. Ubwo yego uri umuhanga? Nigaga ndi umuhanga kuko nize orevo cyangwa bita troncome. Ntabwo nibuka neza ngo precise imyaka imbere ya 2000. Ariko nahera kuri primary, kuko primary nari itsindiye njya mu binki uyu munsi mwita boarding. Kera kwibwe ku gihe cyacu babyitaga gutsinda, babyitaga gutsinda. Njya secondaire, ndangizayo troncome, nabwo ubuzima burahagara, busa naho bwanga. Muri troncome? Ndangije troncome. Wigwa n'ababyeyi se cyangwa ni leta? Yego n'ababyeyi, ariko bafite ubushobozi bukeya. Ababyeyi. Byabaye ngombwa ko mpagarara, ndasafaringa. Maze gusafaringa nza hano i Kigali, nkora ubukarani. Hashize nageze i Kigali 2008.
bibiri ndaza gukora ko ababyeyi bananekundira arevu 2012 nsubira kwiga nsubiye kwiga narangije iyo segonda ni ukuvuga ngo wowe byakunaniye kuyikomeza uza ushaka akazi i Kigali akazi ubona amafaranga se waje kuyabona naje kuyabona nyuma y'imyaka 5 yego nsubira iwacu kwivuka aho ngaho muri Muhanga mu bice bya Zandiza n'icyahoze ari komine Nyakabanda muri prefecture ya Gitarama yego ndashakisha 2012 nsubira ku ishuri ndiga nsoza amashuri yisumbuye 14 nibwo wasoje kwiga ni nabwo washatse umugore nibwo nashatse umugore kuko umugore twaraniga yigaga Marirene yigaga aho bita Marirene mu mujyi ariko dutuye mu murenge umwe ko twakoranye n'urugerero uwo mugore se nibura afite akazi we abaye hati ya nta kazi afite nawe nta kazi afite ngiye ndimo nibaza nk'ubu ngubu ababyeyi bawe bakurihiye bagize gute iyo bakubonye muri iki gihe utunda umucanga ubaye mu buzima butakoroheye bo babivugaho iki nanga kubiyereka nanze kubiyereka ntabwo ushaka utawujye mu cyaro oya ntabwo wagerayo mba numva banseka ababyeyi bawe mba numva ngomba kuzajyayo hari ikintu mfite ari ikintu ufite uri gusenga se nibura ngo Imana igiye ikintu ikora ndasenga cyane ndi ku mavi ngewe rero ntababeshye sinyengere emosiyo ariko bavuze ngo hari teacher ndeba teacher usa gutya wambaye bodaboda zacitse wambaye imyenda isa n'itaka agahinda karanyica ndabana uriya mugabo byanze bikunze ngomba kuganira nawe ariko teacher humura Imana iracyahari sibyo yego isaha n'ise Imana yaguhindura ubuzima sibyo nese ndibaza nk'uwo mwana wabaye hate ujye kumureba ese ubundi umugore ajyanywe n'ubukene cyangwa igihe cyamujyanye uwo mudamu yajyanywe nuko urugo rwari rwatewe n'ubukene hari wa mugani abanyarwanda baca ngo ari igihe ubukene bwurira uburiri nawe bwarakuriranye nuko bwanyuriranye bigenda uko nguko none igihe ikintu nibaza ni kimwe rero bafite amashuri yawe warize ufite ikigo wigishijeho ubundi ho ndibaza ni iki urimo ukora kugira ngo ube wakongera ugasaba muri bwa buzima ukava mu buzima bw'ubukene bwo gutura umucanga ukasa mu buzima bwiza wahozemo ni iki uri gukora mw'ubwo buzima ndashaka gukora ko nakwizigama nkashaka uko nakwikorera ubundi business business kanjye gakeya nikoresha nta muntu unkoresha ariko ikibazo ni kimwe ni iki ndafite uwo muhati cyangwa iyo nyota yo gusevinga nkagera kuri own business ariko icyo gukora ntacyo mfite nta kazi mfite nizo fucking job tuvuga cyangwa akazi gaciritse mu kinyarwanda nimba ariko babivuga yego nako ntabwo kaboneka none gende ndibaza ufite diplome yawe sibyo ufite amatraining wakoze kuba ibintu byo kwigisha urabizi kuko ugiye gusaba akazi ku bindi bigo hari abagiye gukomanga bakugukingurira byagenze bite watanze ikiganiro neza cyangwa twaganiriye neza ubu se wajya koko ku kigo usa gutya muri make uritinya wajya nditinya wajya ku kigo usa gutya mana yanjye nta wundi mwenda ufite ku buryo wakwambara ukavuga ati ndiyogoshesheje na mbere ngiye gusaba akazi ntawo mfite nuko umeze bajya banga isi ntisakaye buri wese kandi yanyagirwa nanjye naranyagiwe nyine kunyagirwa n'urubura shape ubwo wanyagiwe mvanira urubura pe ubu ntabwo wabasha kujya gusaba akazi reka nta bushobozi nabona nta bushobozi wabona mana yanjye agahinda n'ikihe cy'akagira mubi nicyo kibazo mfite kuri ko ndigushakisha bankora icyo gihumbi nkavuga ni nibura nsevinge nkavuga nti wenda nimba nkora igihumbi
nimba nkoreye 1000 nsevinge turuwasa usevinge turuwasa ndebe ko nazagera ubu sumaze kwizigamira ngahe mu gutuna umucanga sha ntago birenze 6,000 mfite kwisevingira mana y'isi nijoro mu buzima n'ubwa mbere mbabaye n'ubwa mbere mbabaye nk'abantu mba ndababaye nuko biteye tica nk'ubu hagize umuntu uvuga ati uriya mugabo arashaka kumutera inkunga yego wenda ngiye ikintu mushingira akore cyangwa se mushakira akazi wahitamo iki uvuze aho ushakira akazi sibyo nk'uko ufite amadiplome yawe n'amatraining wakoze no ubaka ngo ngiye ikintu akantu wacuruza wahitamo iki yewe ikintu umva ukunze wakora ubu ni igiki ikintu umva nkunze wanshakira akazi kandi uko bambwiye ngo ubundi wicara usoma ibitabo nibyo bintu nkunda muri make ukunda akazi ndagakunda ubwo uruvuga ngo muri make wakongera kwigisha byashoboka nakongera nkigisha usira cyabyibuka nagerageza I can try wagerageza ukongera kwigisha nagerageza ibidanago 9 bya mwarimu nshaka kuba ibiki ibidanago ni ibiki ibidanago ni ibitabo mwarimu yigisha harimo kaidaperi journali umubare w'abana baje ku ishuri uko lesson plan ibyo byose nagerageza wagerageza wana situvuga ngo iyi saha murantunguye munsanze ku iseta aho naje guhigira icyo ndarira yego ariko ari ngombwa nasomye nzi ko nabishobora ubu wajya mu ishuri ukigisha rwose ese wigishaga mu bakangahe aho wigishaga nigishije nasari nigisha na primary primary yigisha mu bakangahe nigishije rowa primary rowa mu bakangahe nyine rowa yose ubundi muri primary tugiramo rowa primary tugana upper primary noneho rowa primary tuba tuvutse guturuka P1 kugera P3 twavuga upper primary tukaba tuvuze P4 kugera P6 wajaga mu P6 wigisha naragerageza gake mana yanjye mana ishobora byose noneho teacher kaye nkusabira ikintu kimwe ubu ndimo ndibaza sibyo umaze umwaka ese kana kazi kumaze igihe kingana iki akahe akangako gutuna imicanga ku bukarani nagatangiye ngo umwaka ntigishije n'uyu nguyu turi murana ko umwaka w'amashuri ugira udufata umwaka tukawurangiza mu wundi umwaka ntigishije n'uyu nguyu 25-26 ni utigishije 25-26 niho ntigisha iyi 26 izarangira July ni utigishije wakwigisha mu 2010 24-25 warigishaga yego ku buryo umwaka umwe uhita usagurukirwa ugahita uhinduka gutya ku buzima y'agatebe gatoki uruba umaze umwaka umwe utigisha yego ugahita uhinduka gutya yego ufite icyizere ko uzongera kumera neza yego muri ndagifite ubwanjye ku mutima wanjye no mu mana Imana ari itanga byose wiragiza Imana ikabwira ubuzima muri bati Imana mpindura ubuzima nzi ko Imana ari itanga byose ariko nkamenya ko nanone ngo Imana ifasha uwifashije rero ngira ngo ahubwo rwose icyo uvuze nicyo gufasha uwifashije nicyo ukora ngo Imana igufashe uri gusevinga ako gaseve gato yangera ko gashoti saving ni kumva ngo nifashe ngahereho nze ko nazamuka wowe numva ahubwo wajya wenda ugakomanga ku bigo runaka ukabwira ati nkeneye akazi wenda mwajya mumana make first one nakubwiye ikibazo mfite yego nditinya nzajyayo nte uritinya aho nihe nzajya insagurya nihe nzajya nteze gutya ntaho wajya gukomanga usoke ntaho ngira mba ntaho ugira uba ntaho ni hehe nta hantu ufite urara ntaho mfite urara hano hanze yego bega ubuzima
niko ubu se mbwira noneho ngende ndibaza uri gukora iki kugira ngo uhindure ubuzima nibura uri gukora iki kugira ngo uhindure ruki uhindure mbese uhindure ukusa nyine kugira ngo njye ubisubire tuvuge nk'ahantu mwiganye abana wigishije bakubonye wumva ubaye ute nk'abana wigishije cyangwa mwakoranye iyo bakubonye wowe bifata ute numva nshaririwe kandi ujya ubabona numva njya mbabona ariko numva nshaririwe nkanabihisha niyo mpamvu tugusanze ahangaha waje kwihisha n'ahangaha waje kwihisha si aho wari utuye hagarara nari ntuye waje ino uje kwihisha waje ino uje kwihisha yego mana yanjye mana gira icyo ukora igihe cyo ukora uno mugabo ave muri ubu buzima ibaze noneho kubona umuntu wize ufite diplome ziwe agahinduka gutyo ese Tanzania wagiye mu biki aho Tanzania hatumye uva ku kazi uri wagiye mu biki Tanzania nigeze kugendayo kera ntabwo bavuga kera hari mu myaka yashize yego za 2014 yego nza kugerayo inshuti nage ngiye gusura inshuti zanjye agiye gusura abavandimwe ubwo ni inshuti zanjye zibayo yego inshuti zanjye zibayo zanjye zibayo nagiye gusura bituma ibyangombwa bitakara ibyangombwa byanjye bitakara nese iyo bitakaye ntabwo ushaka kugenda ngo ugire ntabwo nta rushya ufite rwo kwinjira mu gihugu cy'abandi nta byangombwa cyangwa kugisohokamo nta byangombwa muri make nicyo ngicyo cyatumye utinda birabujijwe yego yalla bituma utindayo akazi usanga bakwirukanye yego ntabashe kubaje hani headmaster ni iki ngo bamusaba imbabazi ukumubwira ibyakubayeho oya ntabwo wagiye kumureba ngo uzi imbabazi ntabyo namubajije bakwandikiye ati kwirukana se cyangwa byagenze bite narayandikiye ko sinajya kuyifata warayandikiwe baramuganga njye kuyifata sinajya kuyifata ubwo ntiwaba waragize uburangare oya nta burangare nagize ngira ngo wari kugenda ugasemba ukavuga ibyakubayeho nta burangare nagize ko itegeko ndarizi uko rivuga itegeko rarizi yego wese wifatiye umwanzuro batige ntago subirayo yo nawe ni hatari nicyo basaba abanyarwanda badukurikiye babona ubuzima ubayemo warigeze kuba umuntu ukomeye umuntu wubashywe wajyaga imbere y'abanyeshuri ukabigisha mbese umeze nk'aho umwarimu ni umuntu ukomeye abatanga uburere ku bana sibyo yigisha abana b'igihugu ni iki wasaba abanyarwanda badukurikiye nibura ubuzima urimo ku buryo wenda bafite icyo babikoraho icyo nasaba ni sapoti y'iki first one cyangwa iya mbere y'ibitekerezo yego bakanyungura ibitekerezo iya kabiri kuba hafi iya gatatu iy'amasengesho iya kane waba ufite ubundi bushobozi tubona buri materials yego ubwo Imana yaba yamufashije akaba yamfasha nuko numva byagenda cyane iki gitekerezo numva mfite nasaba abanyarwanda ukeneye ibitekerezo ukeneye abantu bakuba hafi nako na materials bishobotse cyangwa ubufasha bufatika ariko first one ibitekerezo kumba hafi amasengesho materials cyane numva nibwo bufasha nasaba abanyarwanda muri rusange reka tubyizere ko hari umuntu ureba iki kiganiro akagira ikintu akora ku buzima bwawe kandi ndabyizeye ko bizakunda bikagenda neza ukongera ukaba tica w'abana sibyo yego tugushimire rero wakoze cyane naho ubutaha namwe murakoze ndabashimiye.